nigeze nicara umunsi umwe mbwira madamu ntari ibintu nsezereye mu rugo rwanjye. Ati biki? Nsezereye umuceri witwa kigori Pakistani no ndayisezereye nshyizeho to. Tanzania nimero ya mbere, kamwe umuntu ateka muri karitsiye bakajya ati ibyo bintu nk'iki ko ari wowe uzawuhaha. Ati ariko wibuke ko nta kazi ya nanjye nakonye ntacyo bitwaye. Kabiri, nta mukwano nta gorudeni gihwagari niyo mavuta ashaka mu rugo rwa. Ati nakubwira iki byatura si wowe uzajya ubihaha. Kuva nabisinye iyo ntarabona 40 y'umuceri ntawo nahaha. Kandi kuva nabirema nunsu yakanzanira utariwo njyana kuri butike ndabongera amafaranga umuceri singushake wanjye. Niba ukiwurya ihangane hari igihe nanjye nari narawubuze. Ubwo wabona ukomerekejwe n'ibyo ngibyo. Ngaho nyumbe nzi Kigali mbwira Imana ntuzafashe nzajye mu rugo barya umuceri kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Imana irebye isanga urwo rugo ntiruhari, ariko ibona hari ahantu bawuteka kuva rende hitima akazi muri resitora. Hari bawuteka kuva ku wa mbere kugeza ku cyari cyo batakoze. Ahantu hambere nakoze ni mu kabuga k'Inyarutarama namwehembwaga 3,000 y'amanyarwanda, kandi nta nicyo yarambwiye. Icyo nishakiraga n'umuceri. Negera umukecuru yari umudive mfite ibikomere bibiri ati bimbwire. Ni cyambere ni icy'ubupfubyi ati cyo ngicyo n'Imana igikiza. Ati cya kabiri ndabana iyo ndebye ubona nzahaga umuceri, iyo ndebye ubona nzawuhaga. Barambwira ati cyo ngicyo ati cyo sinzagisengera icyo nzakivura. Ntuzakivura gute? Ati reka nkubwire ngiye gutanga. Ahamagara umukozi uteka mu gikoni ati nguhaye itegeko ujye uteka umuceri imbere y'ibindi ushya abakiriya bataraza. Kabiri ahita avuga izina banyitaga rijyanywe n'igihe, ariko ubu ntago narivuga. Izina ryazanywe rigihe rihindurwa n'ikindi gihe. Maze ibindi byose tuze kubivuga twabanje gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 7 umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 7 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Haravuga ngo bukiye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye ari umwana w'ikinege kandi nyina ari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikore bahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Amen. Mureke dusoreze mu gitabo cya Yobu. Abari kudusoreza Yobu ibice 23 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Yobu 23 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'imoso naho ikorera sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava meze nk'izahabu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dushimire Imana ko tugize umugisha yuko tuba turi imbere y'Imana. Ahantu ndi guhagarara muri iyi minsi hose hari icyo ndi kubabwira. Ndi kubabwira ko mu nzu y'Imana niho honyine umuntu aba ntazicuze mu buzima bwe bwose. Ushobora gukora business itagenda nk'uko ubyifuza ukicuza. Ushobora gukora ikintu runaka kitagira umugisha ukicuza. Hari n'igihe ushaka utagira amahirwe mu rushako ukicuza impamvu washatse. Ariko reka mbabwire ngo hano niho honyine nabonye umuntu aba ntazicuze mu buzima bwe. Ku bantu tumenyeranye rero nabonyemo abantu tujya duhura ahantu hatandukanye. No mu buzima busanzwe sinjya ngorana. Ntago rero naba ntagorana mu buzima busanzwe ngo ngorane mu nzu y'Imana. Ntibize kukugora niwumva nta mpamvu ituma ukoma amashyi uyareke rwose. Nuza kumva nta mpamvu yatuma uzamura amaboko ubyihorere. Kuko biba byiza mu nzu y'Imana uyu ukoze ikintu kivuye ku mutima nicyo gitanga umusaruro. Dawidi ngo yigeze abyina umugore utazi impamvu abyina bata ariko wajya umenya ko uri umwami.
Dawidi aravuga ati nakoze ikosa ryo kuba ntakubwira impamvu mbyina, reka nkubwire impamvu mbyina n'ubutaha nimbyina uzaceceke. Ijambo rya mbere, kuba uri umwamikazi wumva nta kidasanzwe kuko wavukiye ibwami. Ngiye kuba ndi umwami mbiha agaciro ko mbaye umwami mvuye mu ishyamba. Kabiri, ndahimbaza yaciye so ku ngoma yarangiza ikanyimika. Rero biba byiza mu nzu y'Imana iyo ukoze ikintu kivuye ku mutima kuruta icyo umuyobozi aguhasa. Murakoze. Kabiri, ntabwo dukwiye gusenga Imana kugeza ku rwego Imana itwumvisha. Ntabwo dukwiye gusenga Imana kugeza ku rwego Imana itwumvisha, ahubwo dukwiye gusenga Imana kugeza ku rwego twebwe twumvisha Imana. Abarokore ba muri iyi minsi irimo iratwumva ariko twebwe ntituyumve, kandi umuntu utumva Imana ntabwo ayumvira. Harimo ababyeyi bafite abana, niba hari ikintu cyababaza umubyeyi ni ukubona umwana agusaba ukamuha icyo agusabye, we wamusaba ntakumve. Reka mbabwire, mbifurije kumva Imana kuruta uko yo yabumva, kuko umuntu wumvisha Imana niwe uzana impinduka. Aburahamu yumvisha Imana agera ku rwego imuha umwana ageze mu zabukuru, igaruka kumusaba ibizi ko imugerageje, ariko kubera ko yumvisha Imana. Iyo wumvisha Imana hari ibyo ukora utagishije inama. Kubera ko yumvisha Imana ntiyajya kubwira umugore ngo ko Imana insabye umwana njye kumutanga, yagiye atabajije Imana kubera yumvisha Imana. Ngo aragenda ajya kumutamba. Naratangaye, Aburahamu ntago yigeze afata umwana ngo amurutishe Imana, ahubwo yafashe Imana yirutisha umwana. Ntago munyumvira, abantu bumvisha Imana ntago bafata ikibagize ngo bakirutisha Imana, ahubwo Imana ihora hejuru, icyo yabagize kigahora hasi. Muri iyi minsi mbonye abantu bari gufata icyubahiro Imana ibahaye bakakirutisha Imana yakibahaye. Mu mwanya mfite ntago ndi bukoreshe rwose umwanya urenze uhari. Ntabwo ari uzazana imperuka na nyirabyo Yesu yagiye atabirangije. Ndavuga ibyo nshoboye kuvuga bingana n'igihe gihari. Nta mpamvu. Ndacyafite iminsi yo gukora ro, nta mpamvu yo kugira ngo mbimare. Reka ndavuga ibingana n'igihe gihari. Ariko mu gihe mfite turavuga ijambo ry'Imana Imana yanshyize ku mutima. Ijambo rya kabiri, yenda ntago nzi kuririmba nk'abare abakozi b'Imana. Njya ngerageza ndabikunda, ariko hari ibintu ntajya nshobora kurya ntari kunywa byarananiye. Nabwiye madamu nti urabizi kurya ntari kunywa byarananiye, ariko kondisiyo apana amazi ku meza. Naya mwayazanye nshobora kuyabasubiza, sinkunda amazi ndayazira, ntago nkunda amazi ngiye. Naya mushobora gusoza ntayanyweye pe. Nabwiye madamu ujye utegura amazi ku meza hari abashyitsi, mu gihe nta bashyitsi sinzabona amazi ku meza. Basi kabe kamukara ariko apana amazi. Hari iminsi twayanyweye ubu yangeza, mujye munywa amazi ni meza ntago nyakora. Ibintu abantu bigize. Ejo we nagiye ahantu umuntu amereza icyayi nshyiramo akayiko kamwe tubirate ati isukari itazakwica. Ariko iranyica sinyinyweye ejo bundi, ubu yari yambamo nyinshi, abayitangiye cyane muyigabanye. Ntese ubu nawe nibwo ugitabarwa utangiye kwiteza amadegede, ndayazira amateke ndayazira. Nasanze n'abayarya bapfa. Haleluya. Ntago nashobora kurya ntari kunywa. Icya kabiri, ntago nashobora kubwiriza ntaririmba. Ibimwe ariko nyiririmbe. Rero ndavuga ijambo ry'Imana n'ubuhamyaho gatoya, ubundi nizo ndirimbo nkazingaye. Ineza yaramamagaye mbwira ko nzagerayo. Ineza ye, ineza ye, oh imbwira ineza ye, oh imbwira ko ineza ye, ineza ye yaramamagaye, mbwira ko nzagerayo. Ineza ye, ineza ye yaramamagaye,
imbwira ko nzagerayo. Ineza y'umwami, ineza ye yarampamagaye, imbwira ko nzagerayo. ineza y'umwami, ineza ye yarampamagaye, imbwira ko nzagerayo. 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 Haleluya, haleluya. tuzamura amaboko dushimira iyo neza y'Imana yaduhamagaye. Yes. Mukanya nje narindi kubwiriza igahanga. Mukanya nje ndi kuri moto, ngeze hano haruguru gatoya, mpora mbyibuka ariko hari igihe ugera hano ukibuka ibindi. Ngeze hano haruguru gato nibuka yuko hari ahirya hari urusengero bita Ruwanje, kuri Ruwanje. Harabahazi kuri Ruwanje. Nibuka ko 2008 nararaga muri toilette yo kuri Ruwanje hari ahirya, ntafite aho kuba. Ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo uretse kwiheba biracyashoboka. Ndagira ngo mpere uwo muri kiganza ubwire ngo buretse kwiheba biracyashoboka. Reka mbabwire ko umuntu agihumeka n'umukandida wo gutabarwa, batarashiraho itaka amateka yahinduka. Murabizi, reka mbabwire twese twarize ariko ntitwize. Ntihazagira umuntu uguhamya ngo avuye Iraq. Nubwo avuye Kiste nawe ufite ahandi uvuye. Twese twarize ko tutiza ahantu hamwe. Murabizi mu myandikiye iyi nteruro itararangira bashiramo iki? Bivuze ngo iyi nteruro irangiye, none ni gute umuntu ashira akadomo ku buzima bw'umuntu ataremye? Yakureba akagira ngo birarangiye kandi nyuma hakiri ibindi. Mumpera ikiganza ubwenge ngo buretse kwiheba biracyashoboka. Mwami wanjye Yesu uri ngabingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu uri ngabingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu uri ngabingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Haleluya. Bibiliya igaragaje umupfakazi wagize ikibazo. Abashatse n'abatarashaka reka mbibutse intego yo gushaka. Intego yo gushaka si ukubaka amazu, intego yo gushaka si ukugura amamodoka, intego yo gushaka ni ukwagura umuryango. Ku ruhande umukobwa aturutsemo, ku ruhande umusore aturutsemo, ku ruhande rw'abashakanye. Intego nyamukuru ni ukwagura umuryango. Niyo mpamvu iyo tabayeho kubyara haza ikibazo mu muryango, kuko intego nyamukuru y'umuryango ntiyagezweho. Kino gihe hari itegeko rivuga ngo umugore abeshwa mu muryango yashatsemo n'ibintu bibiri. Icyambere, kuba umugabo bashakanye atarapfa, yabaga impamvu imwemera kuba muri uyu muryango. Ijambo rya kabiri, kuba yarapfuye ariko akaba yaramusigiye umwana cyangwa abahungu, kondisiyo b'abahungu. Reka menetse kuririmba yarije ariko reka nyihorere. Uyu mudamu arashaka
amaze gushaka agira umugisha abyara umwana umwe. Umugabo afata abyaye wa kabiri. Nubwo yari apfakaye, yari afite ikimwemera kuba muri uyu muryango. Nk'umuntu uzi neza ko uyu mwana ari we umwemera kuba muri uyu muryango, yamufataga nk'amata y'abashyitsi. Ngo haciye iminsi umwana ararwara, agerageza kumuvuza kuko yari azi ko napfa azahita azinga agasubira iwabo. Ngo birangira umwana adakize, birangira umwana apfuye. Nasomye komanteri, uyu mugore amaze gupfusha uyu mwana, umuryango w'umugabo warateranye ngo batangira kugabana iby'umuhungu wabo kandi akicaye aho. Umwe ati ndatwara akabati nituva gushyingura, undi ati ndatwara intebe. Bagabana iby'uyu mugore kuko nta jambo agifite ahangaha. Bibiliya yavuze ngo babaga mu mudugudu witwa Nayini. Uyu mudugudu wagiraga amarembo abiri, hari irembo basohokeragamo, hari n'irembo binjiriragamo. Uyu mugore yiteguye ko bava gushyingura agataha iwabo. Bene wabo w'umugabo biteguye kuva gushyingura bakaza bakagabana iby'umuhungu wabo. Kwirimbi bategereje gushyingura bagahabwa yabo. Ngo bari kwitegura ibyo. Kumbi uko bategura kujya gushyingura, ngo Yesu nawe ari mu nzira ze. Kandi uyu mudugudu hari irembo binjiriragamo, hari n'iryo basohokeragamo. Yesu ntiyajya ku irembo binjiriramo, ahubwo ajya ku irembo basohokeramo. Kubera iki? Bari bamubwiye ngo turaguha amahirwe ame yo guherekeza umurambo wawe, ariko ntiwemere kujya gushyingura. Yesu nawe arabimenya, ajya hamwe umugore atemerewe kurenga, aba ariho ahagarara. Mu migenzo y'Abayuda nta mugore wajyaga kwirimbi gushyingura. Baramubwira ngo ntabwo uri bujye gushyingura, ariko tuguhaye amahirwe uraherekeza umurambo w'umwana wawe, ariko hari aho utari buze kurenga. Ntabwo uri buze kurenga ku marembo. Kumbi Yesu no aba yamenya hatari buze kurenga, aba ariho amutegerereza. Naje kukubwira ngo buretse kwihiba biracyashoboka. Tuzamura amaboko dushimira Imana yo kabyara. Dutere haleluya. Reka mbabaza bano batipu banzare bakunda kureba filime kuturusha. Wenda nakuze nanyura. Reka nkubaze, ari uwanditse filime n'uwakinnye filime, umenya ibice by'iyo filime ninde? Hari uwayanditse, hari n'uwayikinnye. Ninde umenya ibice byayo? N'uwayanditse. Murakoze cyane. Hari igihe rero abantu babona igice cyacu cya filime cyagiye hanze, noneho bakagira ngo filime y'ubuzima bwacu izarangirira kuri icyo gice cyasohotse. Noneho bakibagirwa yuko icyo ngicyo ari icyakinwe, ariko uwanditse filime yayihaye ibindi bice bitarajya habona. Hari igihe abantu babona umuntu abaye imfubyi bakagira ngo filime y'ubuzima bwirangira, kumbe uwayanditse yayihaye n'ibindi bice bitarajya hanze. Mubwira ngo icyo bari kubona ni icyagiye hanze, uwayanditse hari ibyo atarashyira hanze. Ariko mwanyumvishe we, mwanyumvishe. Hari igihe umuntu aba umushomeri bakagira ngo filime y'ubuzima bwira, kumbe uwayihaye ibice yashyizemo icy'ubushomeri ariko inyuma yacu. Kandi mbi abantu bareba igice cyagiye hanze. Imana ije kundema, nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, uko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama, ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Iminsi yo kubaho kwawe
Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kutugirira ejo hazaza habeza cyane. Twese dutera haleluya, Haleluya. kubera amateka y'ibihe n'ubuhamya bw'ibyo nanyuzemo, kuba imfubyi muri 94 muri jenoside yakorewe abatutsi, ngatakaza ababyeyi mfite imyaka 7, iwacu ni Karongi mu Bisesero, n'Imana yandokoreye, ngatakaza ababyeyi ngasigara njyenyine, ngira umugisha hasigara mama wacu na data wacu. Bahita babona ko filime y'ubuzima bwanjye irangiriye kuba imfubyi. Mama wacu arambwira ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, kuko yabonaga filime y'ubuzima bwanjye irangiriye aho ngaho. Kumbi Yesu wayanditse. Reka mbamuretse, data wacu arambwira ngo wagushyira mu ishuri ukiga hari ikintu kizima wavamo, kandi ntabana n'ubumuga wana. Ariko arandeba abona ko filime y'ubuzima bwanjye irangiye. Kumbi abonye igice cyashyizwe hanze, ariko hari ibindi bice bitarajya hanze. Reka ejo bundi rwo simbutse byinshi, Imana isohora igice kimwe mu byo yageneye filime y'ubuzima bwanjye, harimo igice cyo kurira indege. Uziko nicyo ngicyo kiri mu bice bigize filime y'ubuzima bwawe. Abantu nibabizi ko nago kirajya hanze, ariko mu by'Imana yanditse nicyo ngicyo yaraca. Yohana 19:22 haravuga ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Kandi abantu bakina ibyo yanditse. Aramamagara data wacu arambwira ngo muraho. Reka mbabwire, nturwanire ko bakubaha, igihe kizabategeka ko bakubaha. Ngira icyigisho kivuga ngo igihe gitanga igisubizo gikwiye. Mwese sinzi ahantu mutuye, ariko mbarahije ukuri ntimuhatuye kubera ko muhakunda, muhatuye kubera igihe. Muzarebe iyo uhamagaye umukomisiyoneri uramubwira ngo shaka inzu, akabaza ngo yangahe, 60, ahita amenya karitsiye yagutuzamo. Ntago ari ugenda karitsiye, amafaranga ufite niyo agena aho utura. Mana nzagushimisha umutima wanjye, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye. Mana we, bya bihe byari bikomeye warabiduye Mana. Imbere yacu hari hacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa. Mana we, waje nk'umurabyo uradutabara, waje nk'umurabyo uradutabara. Haleluya. Arambwira ngo barambwiye ngo musigaye muba hanze mwijwi rituje. Ndabona ntago tuba hanze kubera akazi kenshi tugenda tugaruka, kandi ubwo ngiye rimwe ariko kubera akazi kenshi ntitubayo, ahubwo tugenda arere turu. Ariko bya bihe narindimo yabonaga ubuzima bwanjye burangiriye aho ngaho, ariko ntiyarazi ko wanditse filime y'ubuzima bwanjye hari ibindi bice yayihaye bitarajya hanze. Mubwire ngo ntundebere mu gice cyasohotse, hari ayandi ma episode atarajya hanze. Uzi kuba 2008 wari mayibobo uba muri eto Kicukiro, urya ibyo kurya byo muri puberi, urara muri tuwarete, ariko muri filime y'ubuzima bwawe hakaba harimo kuzatega indege bakakuraza muri hoteli. Muri ibyo najyaga
najyaga nibaza uburyo umuntu abyuka mu gitondo akanywa icyayi saa sita akarya nimugoroba akarya nkumva ni inzozi. None uyu munsi ndi gushwana na madamu dupfa ibiryo bya mu gitondo. Babakorera iki? Numva ntacyo shaka. Aga special amajya amaze kumba mu menshi asike. Ubu noneho sinyinga isukari nayivuyeho, reka musigaye nk'ubuki ibintu by'isukari. Kandi ubu tuvugana ngira amashuri ntajya mvuga ku mpamvu z'akazi. Abantu baza aho twayasubikiye ariko ntibaza aho twayakomereje. Abantu batinda aho twayasubikiye ariko mubwire ngo buretse kwiba biracyashoboka. Uzi kwibona kuri aeroport nasanze abantu baje kuntegereza aho nari ngiye, bamwe babahinda byo bapfuye bazimaye nyiri muzima. Noneho sanga hari cortege y'imodoka eshanu, izi zose nizimara iki? Ati murayijyamo izindi imbere izindi inyuma. Ngo ho mbona turagiye tugeze kuri hoteli tudore naha muzaba. Ngewe ni Imana yanjye. Jewe niyo tujyanye barambwira ngo ibintu byose bizajya biko tuzajya tuza kugufata isaha yo gukora igiterane. Nasanze biyiriza ndavuga ntago nakwiriza, ayo nakoreye iri yarahagije. Nzanywe n'ibintu bitatu hano, nukubwiriza, nukurya, nukuruhuka. Naye najyanye imyenda yivuga butumwa njyana niyo kuri beach, igihe cyo kutabwiza nabaga ndi ku mazi. Kubaho neza si by'abantu batazi Imana. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Uwo ninde utegerwa indege agakodesha hoteli wari mayibobo 2008. Nimvuga ibi ngibi ndagira nkubwire ko ibihe twavuyemo hari abakibihagazemo. Kandi uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiri. Iyo abantu badufataho ijambo bahera ku mateka yahashize, batuvuga bahereye ku byo bazi, ariko hari Imana yabimye password y'ubuhamya bw'ejo hazaza. Yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, sibanga kandi sibanga barabisi ejo bundi yaraturamiye. Dushire mumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. abayimanye. Haleluya, haleluya. Ngo bitegura kujya gushingura, babwira umudamu ngo we n'abandi bafatanya nawe baherekeza umurambo ariko ntimurenga ku marembo. Ngo baragenda berekeza iyo gushingura. Ngo bageze ku marembo y'umudugudu witwa Nayini, basanga Yesu arahahagaze. Uwapfushije ntiyariraga wenyine, yarinaraga n'abandi. Bayobozi twese turamutse turizi ntago mwamenya gutandukanya ikindiza n'icyurizuriye, ariko ndashima Yesu ujye umenya gutandukanya amarira yanjye na yuriye, akamenya ikikuriza akamenya ikindiza. Ngo Yesu abarebye amenya ko hari abarizwa nuko mugenzi wabo yagize ibyago, ariko amenya nurizwa nuko yapfushije umwana. Ngo ntiyegera abandi, yegera uwapfushije umwana. Aramubwira ngo wirira. Mwumve icyantangaje, amubwira kutarira ikimuriza kigihari. Mbibutse ko Yesu atanga ihumure mbere yuko akuraho icyari kiduhagaritse umutima. Arabanza agatanga ihumure ry'umutima, yamara gutanga ihumure akagenda agakuraho icyari kiduhagaritse umutima. Aramubwira ngo wirire. N'iryo jambo ryonyine Yesu yamubwira. Ngo yegera abikoreye ikiriba agikoraho, ngo barahagarara. Ngo aramubwira ngo muhungu ndagutegetse byuka.
ngo wari upfuye arabaduka ngo atangira kuvuga. Mumva ikintu cyaneje ngo amufata ukuboko, ntiyamuhereza sekuru, ntiyamuhereza nyina wabo, ntiyamuha nyirarume, ngo amutambukane ukuboko imbere y'abagabanye intebe, imbere y'abari imbere y'ababandi bari bazi ko bagiye kugabana imitungo ye, ngo aramutambukana babireba, ngo amusubiza nyina. Mubwire ngo buretse kwiheba biracyashoboka. Bya bindi uyu mugoroba byashoboka, ejo ukaza byashoboka. Naribajije abari bambaye imipira iriho ifoto ivuga ngo tuzahora tukibuka bayishize. Abari bari kwirimbi niba nta wundi bashinguye baraburaye, kuko bari bategereje guhamba. Yarazutse asubira yari muzima. Uwari uzi ko agiye gusubira iwabo asubira iwe mu rugo, kandi asubiranye y'umwana we. Mpamya ko bene wabo w'umugabo nta wasubiye mu rugo rw'uyu mugore, yahise atahira aho yarageze. Ntumbaze imva bari kumushinguramo icyo bayishizemo, inzobo bagucukure nibaziteremo insina. Abari bazi ko bagiye kwicara ku ntebe yawe nibasubiza amahirwe mu isaho. Abari bazi ko rusenyutse bakarwinjiramo nibirarangiye, kubera iki biracyashoboka. Ibyo nari bivuge nzabivuga ubutaha, ariko ubutaha ndacyayifite. Mbabwira uburyo nakoze ubukwe mfite 1000 kuri populaire. Apana cy'amadolari, cy'amanyarwanda. Nagira igitanda, nagira mba muri chambrette ya 15. Reka mbabwize ukuri, iyo duhura mu nzira muyobozi, tugahura mu nzira ukambwira ngo twimuke, nawe guhita mvuga ni twimukira aho bimbwiye n'ubundi ntacyo njya kwimura mu rugo. Hano harimo abatipe wabwira ati tugenda, ati cy'agaciro kiri mu nzu ni ngewe, twigendere. Irabunkorera. Uzi ko nge natangiye umushinga w'ubukwe nagera hagati nkajya mbwira Imana ni kubera ko data bukora umudiyakoni muri ADP, namabukwe n'umudiyakoni, nimbura inkwano bazamunkopa twandikirane nge mbaha make twarabanye. Nibikunda mbabwire, nibitanakunda mbwihore mbabwire ubwapfuye kuwa mbere saa 8, mfite urukiko kuwa 4 saa 8. Baranyerekanye mu rusengero, tumanitse ku murenge wa Muhima, mvuye kwishura imyenda tuzambara mu rukiko, irambwira ngo siwe mugore muzabana. Tuzamura amaboko dushimire. Nukuri tuzamura amaboko tuyishimire. Mwami ndategereje gusigira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusigira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusigira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusigira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Abayifitiye icyizere dutere haleluya, uwari uzi ko birangiye, wari umaze kwakira gusubira iwabo, ntiyabajya usubiye iwabo, agaruka mu rugo rwe kandi agarukanye umwana. Mfite abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Uwo mutoya niwe uzajya kwiga ejo bundi kuri 20 na zingahe. Yavutse mu bihe bigoranye, avukira amezi 8.
bundi ni gake abana babaho ngira umugisha baho ariko avukana umwenge ku mutima. Aho yari yavukiye baratubwira ati ntacyo tujya tubikoraho, cyabikoze tuzabohereza ikanombe niho bazaba transfer mujye mu Buhinde niho njya gusenga. Mbibutse ku cyavuye mu masengesho kirindishwa amasengesho njya gusenga. Imana ntiyagira ikimbwira kumbiceceka yakoze ndayishimira inakora itanavuze. Ku munsi bari kuduha transfer tugikanombe batireka turebe uko bimeze bamunyuzamo mu cyuma ati ko tubona tireka twongere barongere bati ntabwo tuzi uko byagenze ariko nta n'uwamenya ko higeze abo mwenge nituza aho wagiye. Ntabwo nshaka kubabwira Imana nasomye mu bitabo, ndashaka kubabwira iyo nabonye. Yohana avuze ngo iy'amaso yacu yabonye, iy'amatwi yacu yumvishe, intoki zacu zakozeho. Reka mbabwire singishaka kuvuga iyo bambwiye, nshaka kuvuga iyo nabonye. Nabo uyu munsi yaba undi munsi ntimuzumva mvuga Imana itanga imodoka ngewe ntayo nzi. Imana itanga ntayo nzi ngewe, none nyizihe ngenzi itanga perimi niyo yampaye. Nge navuga Imana itanga inzu ngeze ndayizi. Ngenzi Imana yishyura ubukode umuntu atagira akazi iyo ngiyo niyo nzi. Ntabwo ikeneye kuyivuga bingana nuko bayikubwiye, yivuga bingana nuko wayibonye. Nubwo ntarayimenya imodoka hari abo yazihaye. Mvuga itanga perimi wabonye imodoka, avuga Imana itanga imodoka. Haryo uracyari umusore cyangwa warashatse? Ntabwo urashaka? Ngaho haguruka nkubaze. Haguruka. Imana iguhe umugisha, uririmba neza ndagukunda. Ariko uburamutse uje hano bakaguha kubwiriza cyangwa kuvuga Imana mu buryo bumwe, wavuga Imana ikora ubukwe? Nese hari yazuretse ko yumva tuyivuga ntayo yavuga. Ariko piani wayivuga cyane wavuga kubera iki yarabumukoreye. Abantu benshi bari kurwanira gushaka kuvuga iy'abandi. Abo yambitse bavuge ko ari Imana yambika, abo yagara vuge ko ari Imana. Umuntu wese ayivuge bingana nuko ayizi. Iyo ujuka avuga ko ari Imana itanga urubyaro, nkavuga ko ari Imana irera imfubyi, inezezwa nayo mashimwe yose, kuko ibyo itagukoreye hari abandi yabikoreye. Nawe niba kubaza nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. Nagiye kwigisha ahantu maze kwigisha umusaza araza arambwira ati John ndabakunda bavuga ubutumwa Imana iguhe umugisha. Atariko mfa namwe ikintu kimwe ntikimbwire ntazagikora, cyangwa niba naragikoze sinzongere. Ati babaha iminota 45 cyangwa isaha yo kubwiriza ijambo ry'Imana, mukayimarira mu buhamya ngo muvuga ubuhamya n'indirimo zanyu. Mwagiye muvuga ijambo ry'Imana ko ari cyo wabahereye umwanya. Turakoze mubyeyi kubitubwira. Nariko reka nkubwire kandi sinkubahutse. Niba utaragwa uri hafi yo kugwa. Ati niba utaragwa uri hafi yo kugwa. Ati kubera iki? Ndamubwira ngo Imana ntabwo ari inyuguti ziri muri Bibiliya yawe. Imana ntabwo ari impapuro zigize Bibiliya, kuko izo mpapuro ibiti bazikozemo ni nabyo biti bakoze mu mpapuro ziri muri dictionnaire n'ibindi bitabo. Wino yanditse Bibiliya ni nayo yanditse ibindi bitabo. Imana si impapuro, Imana ni imirimo. Na Bibiliya nta kindi kigize, ni imirimo nabo yakoreshe. None tutavuga imirimo turavuga iki? Ngo natwe ubwacu turi imirimo y'intoke zacu. Ibi byose ntabwo ari imirimo y'Imana. None tuvuga iki se? Uretse ko bari abatipe ba Daniel badahari, si bo bari kwivugira buno buhamya bw'ibyo yakoze. None barapfuye turabibavugira. Hararimbye ngo nubwo utazi gushomoka hamya mu bandi gusa ko Yesu agira neza. Mureke tuvuge imirimo niyo Mana. Umurozi yitwa umurozi kubera iki? Nicyo yakoze kimuhaye izina. Imana yitwa Imana kubera iki? Nuko ari Imana y'imirimo n'ibintu. Iyo tuvuga ubuhamya tuba turi kuvuga Imana. Iyo muririmba muba murimo muvuga Imana. Ariko twateye haleluya. Mujye mureka tuyihamye tuyibwira batayizi. Tubabwire ngo iragabura, irambika, irarera, irashoboye.
nzagaragaza insinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira abazankomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya ananirwa arakomeye iyo turirimba gutyo tuba dushaka kugaragaza imbaraga z'Imana twabuze ubundi tubivuga tubishyira mu ndirimbo mubwira ahubwo ngo niba udatanga ubuhamya waba ufite ikindi kibazo mureka tuvuge imirimo y'Imana haleluya haleluya abumva biri bushoboka uyu mugoroba tuzamura amaboko haleluya twongere tuzamura amaboko haleluya haleluya Efeso avuze ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo zidukoreramo irabashije Mana yangize umugabo kaba ni papa w'abana ejo nahuye n'umuntu arambwira ngo John we ngo ukuntu ngana ngo gabanya ni imbere yo kwibaza ku mibyibuho y'abantu mujye mubanza mumenye impamvu babyibushye ibi ngibi byica iperereza ry'abazimu bino bintu hari ikintu Imana yabivuzeho nigeze njya kubwiriza ahantu noneho babona nahageze protocol arambaza mukozi w'Imana imodoka yanyu mure ngo tubaparikire neza ntuyu munsi ntago nayizanye ariko n'ubu sinayizanye ariko irahari ibintu by'abarokore bihera mu isi y'umwuka mu isi bidafatika mu isi bitagaragara bwakika bivana mu isi bitagaragara ikabizana mu isi bigaragara ibi ngibi byose byahereye mu isi y'umwuka niyo mpamvu mu buzima ubu nitoza njyewe twumvikanye na madamu kandi twarabyujuje nabwiye madamu ntidufite make tuzarye nk'abafite make ariko tuyafite imibare yanyu ndayishaka uyigabanya aho kugira ngo ndye gatatu ku munsi ndye nabi narya rimwe ku munsi nkarya ibintu bizima jewe ndya umugati wo muri quartier mfite amafaranga nanyuze ragarete n'ahandi nashaka nkakurura akagarara umugati wonyine urimo nkajya mbwira Imana nturabona ko ibyiza nzahano biri tureke iby'umwuka n'umwihariko mu buzima busanzwe nk'undi ibintu bitatu kurya neza kwambara neza kuba ahantu heza ubundi nkorera Imana ntegereze gupfa biravuga ngo uyimya afatwa nk'uyiyahuye aho kugira ngo njye ahantu habe inkwe fanta 3 najya ahantu hazima nkagwa imwe erega hari abadayimoni baticwa n'amasengesho bicwa na aho udatekereza ntuzagerayo ukwiye kwagura ibitekerezo Imana ikabishyigikira yabwiye abatambyi ngo nimukandagire muri Yorodani mwebwe nimuheka isanduku uko izatandukana ntago mwe nimukandagiremo maze imisi nitoza uko umuntu ava mu modoka ye ntabwo akuramo amaguru abiri icyarimwe urabanza ugakuramo kumwe nk'uri kwishyure parking twayakuye mu kiryabarezi icyarimwe no mu modoka yacu gake gake udasiga twarabyanzuye mu rugo iwacu ni amahoro iyo dushaka ifi dufite veni mbwira madamu n'ubundi aya ntiyakubaka inzu amafaranga tubaka inzu wacu tuyubakisha umubiri tukajya hano tukicara tukarya ifi tugataha uziko abantu
uziko abantu b'Imana bakagera ku rwego biyima akirirwa agenda na bitanu inyota ikamwica akajya gutega agacupa kuri robine ngo ntago yagura mureke tureme cwacu hazaza dutekereza ibintu byagutse. Imana izabishigikira, Imana ishigikira ibintu bihari. Shimwe mu bintu njya nigira kuri bishop wanjye niyerekwa ryagutse. Imana yatugiriye neza, ntago haraza urundi kuri uyu munota. Nitwe dufite urusengero rwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Bamuhaye n'urwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twarutangiye dufite miliyoni 12 kuri konti. Ahantu ubona binagoranye. Kumbi twaguze ikibazo tazi ko haba mu mucanga. Nuwakigurishe ntiyarazi kubamo. Dutangiye gusiza umunsi wa mbere bashi basanga harimo umucanga. Tutayi tuzi kurimo. Dutangira gucuruza umucanga. Beneda iya datera intambwe ngo ajye gusiza ari kubwirwa n'iki ko harimo umucanga. Niwo waruzamuye. Turacukura urusengero kugeza uyu munsi amafaranga barika rwarangiye rutwaye miliyari n'igice. Miliyari n'igice ayo ni yabarika rwarangiye rutwaye miliyari n'igice. Ayo nabarika. Iyo ataza kwagura yerekwa yari kuzabwirwa n'iki? Imana ishyigikira ibintu bihari. Ndagira ngo twagure ibitekerezo. Ubu nitoje kubaho neza n'inyabona ntibizagorana. Oya. Aho gutunga imyenda 20 idafite agaciro nzatunga 2. Nigeze nicara umunsi umwe mbwira madamu ntari ibintu nsezereye mu rugo rwanjye. Ati biki? Nsezereye umuceri witwa kigori Pakistani nana. No. Ndayisezereye nshyizeho to. Tanzania nimero ya mbere kamwe umuntu ateka muri karitsiye bakajya ati ibyo bintu nkaye ko ari uzawuhaha. Atariko wibuke ko nta kazi nanjye nakonye ntacyo bitwaye. Kabiri nta mukwano nta gorudeni gihwagare niyo mavuta ashaka mu rugo rwa. Ati nakubwira iki byaturi so uzajya ubihaha. Kuva nabisinye iyo ntarabona 40 y'umuceri ntawo nahaha. Kandi kuva nabirema nunsu yakanzanira utariho njyana kuri butike ndabongera amafaranga umuceri singushake wanjye. Niba ukiwurya ihangane hari igihe nanjye nari narawubuze. Ubwo wabona ukomerekejwe n'ibyo ngibyo. Ngaho nyumbe. Uzi ko ngewe naje Kigali ntazi ko nzahaga umuceri. Ubundi ninjira i Kigali ninjiranye ibikomere 2. Icya mbere cyari icy'ubupfubyi. Icya kabiri cyari icy'umuceri. Iwacu twawuryaga rimwe mu mwaka. Nabwo nituhage. Wese kundeba sikwanyu byari bimeze. Nzi Kigali mbwira Imana ntuzafashe nzajye mu rugo barya umuceri kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Imana isebye irebye isanga urwo rugo ntiruhari. Ariko ibona hari ahantu bawuteka kuva rende hitima akazi muri resitora. Hari bawuteka kuva ku wa mbere. Kugeza ku cyari cyo batakoze. Ahantu hambere nakoze ni mu kabuga k'Inyarutarama na mpembwaga 3,000 y'amanyarwanda. Kandi nta nicyo yarambwiye icyo nishakiraga n'umuceri. Negera umukecuru yari umudive mfite ibikomere 2 ati bimbwire. Ni cyambere ni cy'ubupfubyi ati cyo ngicyo n'Imana igikiza. Ati cya kabiri ndabana iyo ndebye ubona nzahaga umuceri. Iyo ndebye ubona nzawuhaga. Barambwira ati cyo ngicyo ati cyo sinzagisengera icyo nzakivura. Ntuzakivura gute? Atereka nkubwire ngiye gutanga ahamagara umukozi uteka mu gikoni. Ati nguhaye itegeko ujye uteka umuceri imbere y'ibindi. Ushya abakiriya bataraza. Kabiri ahita avuga izina banyitaga rijyangwe n'igihe ariko ubu ntago narivuga. Izina ryazanywe rigihe rihindurwa n'ikindi gihe. Zibeshye urinyite umererwe nabi. Ati kabiri niho akajya hagira ukwarurira batazaguha mukeya ujye wiyarurira.
mitamubwira nti kubera amagambo meza umbwiye nanjye reka ngusezeranye nta sose yawe nzahombye kuko igikomere mfite si icyo sose ni icyo muceri atese uzawurya wonyine niwe tuzi umutima uko nzawurya n'injye ubizi nta sose maze nakuririye umuceri ngutura agahinda ubu mu bintu byangeze umuceri wanjye ndawuzira umuntu wabaye muri ubwo buzima wari kumusanga muri ubwo buzima yari gutekereza ko uyu munsi nawe ashobora kugira umuryango. Umugabo witwa Majege atuye hano muri Sahara, ni umunyamakuru. Najyaga muvomera amajerekani 12 ku munsi kugira ngo mbone umuceri wasigaye ku masahani, mpawe n'umukozi wahakoraga witwa Kayitezi. 2008 nari ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi, kuno bashyira ibiryo ku muhanda batejwe imodoka zizabitwara, nkaza nijoro nagira umisha nkasangamo kawunga batamenyeho amazi, nkayikuramo nkayirya hariya haruguru ku cyamitsingi ku Giporoso. Hari ibihumuntu abo n'Imana, hari ibihumuntu abamo n'Imana yavuga ntiyumve icyo Imana iri kuvuga. Umuntu yabayica akumva ndimo ndamugandiriza kubera ibiharimo. Sinakurenganya, reka nkubwire ko kimwe mu biranga ko Imana ivuze, ivuga ibitandukanye n'igihe uhagazemo, ivuga ibintu ubwenge budashyikira, ivuga ibintu utari buze kumva. Ukajya gusenga bagusohoye mu nzu ya chambrette 50, umuhanuzi ati uko mvuganye nawe ndi Uwiteka, ativuga ati ngo tuje muri etage ntumva. Yabuze kwishura chambrette birantuza muri etage. Kimwe mu biranga ko Imana ivuze, ivuga ibitandukanye n'igihe urimo. Yajyaga itubwira urusengero rumeze kuriya, tuba ku Muhima, abashumba bicara hejuru ya fose butike za toilette, niyo yari VIP mu rusengero. Kubera ko toilette zari ziri inyuma, ahitwa VIP ari hejuru ya fose za butike z'amatoilette, ari bashumba bicara, ariko ikavuga ngo nzabaho urusengero rwa mbere muri iki gihugu. Twari dufite abakristo, umuntu yazaga gusenga asa neza, umwaka yatabuka agiye gutura, umwe ati ntuyamare unsigariza abana ba burayi. Bamwe na bamwe bagenda basohoka mu rusengero ngo kubera ko haba abakristo basaba. Fata urwo rusengero rimo abantu, Imana ivuga ngo nzabubakira urusengero rwa mbere mu gihugu, harimo abakristo basaba. Iyivuga ntihera ku bihari, ntihera ku byo ufite, ihera ku bushobozi yifitemo, kuko cyo ni kidahari. Ntugafate iby'Imana ivuga ngo ubihuze n'ubuzima ubayemo, uzabona bidakunda, ahubwo uzafata ibyivuga ubihuze n'ubushobozi bw'ubivuga. Mubwire ngo buretse kwiheba biracyashoboka. Erega umwana wanjye byarangiye, umwengi wufunze, ibyo birarangira, turataha akomeza kuremba. Umuntu aramubwira ati umwana ko akomeza kurwara umuvuriza ku kindi kuri mitiwere, ati ndashaka kumuvuza muri prive. Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo mu gihe cyacyo. Mu minsi yashize umutipe inzara iramurya ngo yumva agiye gupfa, aravatari ariko ubu nicwa n'inzara mfite mitiwere. Inzara nyinshi mfite mitiwere. Ngo yaraturanye na resitora, ngo afata mitiwere ayishyira mu ikote, aragenda ajya muri resitora, ati mumpe ibyo kurya. Harubaza umuntu ngo ufite amafaranga se kandi yatse ibyo kurya, bamuhereze pura mbere, ati ntabwo maze, turakubaka, bati nta kibazo ndabishyura. Ngo baramwongera, amaze guhaga ngo akuramo mitiwere, aragenda ajya kuri resebusiyo, baravuga ngo uri muzima, ati ariko ndi muzima ntago ndwaye. Ati nusanga uri kuri centre de santé, ati musome hepfo haranditse ngo uyifite ntarembera mu rugo. Uyifite ntagira gute? Mubwire ngo ufite Yesu ntago arembera mu rugo. Nta uremba afite Yesu, twese dutare haleluya. Nta waremba afite Yesu. Oya 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 oya. Aravuga ngo uyifite ntarembera mu kabiri, handitseho ngo nubwisungane, umuntu yisunga umurusha. Naje kubisunga, bati ngaho genda. Utazajyayo byarakomeye bakagutera imigeri.
arambwira ati none reka nkora icyo nshoboye basi Imana izanyibukire ko navuje umwana wawe. Amuzana hano kuri Horeb Clinic, ivuriro riba hafi no kwa Rando rya prive. Umuganga wamusuzumye yarambaje ngo mwamuvuza hagahenda amubwira, arambwira ngo hari igihe abaganga turangara, uyu mwana yavukanye ikibazo cy'impyiko ntibabimenye, none impyiko imwe yamaze gupfa. Yarageze kuri rwego yihagarika hakaza amashyira ataragira umwaka n'igice. Arambwira ngo yarapfuye kandi hano byaguhenda biragoye. Twahamaze amajoro 3 bishyura 300 hafi 400. Arambwira ati subira aho yavukiye transfer CHK niho bazayikuriramo. Byari ibihe bigoye bya covid, nta wakugeraho nta. Najyaga mva Kagugu n'amaguru nkagemura CHK. Hari ibihe umuntu ageramo umuntu wese akamufataho ijambo. Umuntu umwe yigeze ahamagara umuntu duhagararanye atazi ko turi kumwe. Bite ni sawa, ngo amakuru ya John ngo ni meza, ngo wamenye se yuko asigayirirwa asabisha umwana we. Wamenye ko yirirwa asabisha muri make umwana wanjye ngo namugize iturufu. Ngo ndabwa ntumubwire ko turi kumwe mwihorera. Ni igihe cye kumfataho ijambo. Kandi sinakwisobanura kuko igihe ndimo ntikinyemera kwisobanura. Ntabwo intambara zose bazirwana, ujye uzitega igihe gitanga igisubizo gikwiye. Umuntu nagusuzugura nakuvuga nabi uzaceceka umutega igihe. Deka mbabwiza ukuri, nagize umuhamagara Imana ngo Mana niba bivuge nicyo gihe, ariko ndagusabye unkirize umwana. Tumujyana CHK bati ibyo bababwiye nibyo, ariko reka tumubaga turebe ni hari icyo twakora. Bamukora operation birangira ntacyo bitanze. Baravuga turabona ko byanze, humura umwana ufite impyiko imwe azabaho. Batangira kunkomeza banyereka ko azabaho. Nsubira gusenga. Ngiye gusenga irambwira ngo ko wambonye cyagiye ni kugiye kongera kumbona. Ndata habura ukwezi kumwe ngo tugende bayikuremo, tumisubiza muri control. Bamunyujije mu cyuma bararebana, ntihari ikindi kibazo cyaje ngo reka twongere turebe. Bamusubizamo, barambwira ngo ntituzi uko byagenze, icyari gutuma dukuramo impyiko y'umwana ntituzi aho cyagiye. Impyiko ye ni nzima, impyiko ze zose ziri normal. Ubu mwana wanjye mu kwakendeje bundi azatangira ari normal, nta kibazo na kimwe afite. Iyo mbabwira rero ni y'amaso yanjye yabonye. Wa muntu wavuze ngo umwana wanjye namuhinduye iturufu yo gusabisha, reka mbabwire nta nubwo yapfundura udushumi tw'inkweto zanjye. Igihe cyose umuntu ugira ishyari ahora hasi, uwagira ishyari agahora hejuru. Ejo nagize umugisha mvuga ibintu nka bingahe dusenge, ibyo navuze sinabivuga ubutaha ni amahoro. Umva nagize umugisha ejo bundi nicarana ku meza amwe n'umuntu umwe ntavuze kubera impamvu nyine z'ibintu byabaye gutya na gutya. Twicara ku meza ibintu byabaye sawa, ntaho butagera. Yesu yamamare. Twari twarasengeye umuntu wo muri famiye y'uwo muntu, Imana imukura muri gereza. Kandi twari twasenze turi groupe, bagiye gufeta bishima. Bati muri babano ko bari nka benshi dutumire nde? Ati dutumire wa muvuga butumwe. Atabari uza hagarare bagenzi banjye babimenye baranababara, ariko burasi Imana yari yatoranyije. Nge Imana yari yemeye ndagenda ngezeyo. Bene dareka mbabwiza ukuri, twese iwacu turarya ariko twese ntidutegura ameza. Hari abatereka ku meza, hari n'abategura ameza. Ni ibintu bitandukanye. Ntabwo uzafata ibisororo bibiri ngo nushye, ibyo ntabwo babyitagwe. Yenda mu bihe ikinyabupfura ko babyita gutereka ku meza. Ni ugutereka kuri aso gutegura. Dadaza ngo ntegura ameza mu mara. Hari abantu bazi gutegura ameza. Uza ameza ateguye ibyumutse n'iziri mu isozi, ndavuga za zindi. Usanga nyine hari izumutse n'iziri mu isozi, ufata izo ushaka. Ibitogosheje n'ibikaranze, salade z'ubwoko burenze bumwe, amaji, amata, kivuga mujya mubibona namwe ku buryo ubura n'icyo warura. Sanga bayateguye, harimo n'abadakijijwe. Bagera igihe baba tugiye kumva ijambo ry'Imana, harimo bari kunywa inzoga, n'uburenganzira bwabo. Noneho hageze ajya kwica nibase, noneho ndigisha iki imbere abantu banywa inzoga. Nigisha ijambo rivuga ngo nibutse iminsi ya kera.
noneho wa muntu wari ukomeye barimo muri famiye uko nigisha ngo akajya aseka ubundi ngo guseka kwe kwari gake nshoje asaba ijambo bararimuha ati rero atuye umwana yaza gusubiramo bino bintu uko byari biryoshye bati turaza kureba niba bikunda ati ikindi cya kabiri ngiye kubasaba nka famiye nitujya kuri bife mwebwe murasigara ngiye n'uyu mwana turabanza tujye kuri bife mwe muraza nyuma bene da uretse ubu ngubu nyine bisigaye byarananiye ariko icyo gihe nari ntarabibona noneho hari ukuntu abapapa n'abamama murabizi uzi kujya ahantu hari ibiryo ukibuka ko ntacyo umwana wafite cyo kurya ntabwo wabona imbaraga zibirya ikindi cya kabiri nanze kwisuzuguza bene da natashye ntahaza ariko mpavana agaciro hari ugihe umuntu abona bifa akavuga ati sinzongera kwibona reka narure niho hahandi yashyiragaho kamwe nshyiraho akandi nirinda nyine kwarura nabi mu buryo bwansuzuguza n'Imana yanjye ntahaza ariko mpavana agaciro tugiye gutaha arababwira ngo nimureke muherekeze aramperekeza ageze hanze ati warakoze kudusengera kugira ngo ni nyine wasenze ati kandi wakoze kuza ati none reka ngo utume ku bana ubagurire umugati hari ibintu bizamura amavuta udasenze we reka ntabwo ibihe byose bizanwa n'amasengesho hari n'ibizanwa n'inote ubu nureba hano haje nk'umuntu wo muri beka akavuga ati narinda ahantu kuri gishe kandi ukakabivuga afite n'akaga kapu nubwo kaba kari mu mashini dutangira gufashwa tutaramenya ikimuzanye ati ijwi ry'Imana rirambwira ngo nze hano harimo abatashiduka kubera ko bafite arenzayo ati ijwi ry'Imana ryambwiye ngo umuntu wese wateranye uyu mugoroba muhe 100 reka mbabwize ukuri umva ngo mwabyira igisirimba kuri soza byabagora hari abantu mwasengeye ntibuzura umwuka wera 100 ryatuma buzura umwuka wera mwareba kuwa kane utaha bavuga ati buri wa kane haza abantu kandi ubwaje muri bwe ati muzi ko hari iyo hagiye utahana 100 we akuramo ikofi arabara 10 20 30 ntangira kuvuga nirukanye abadayimoni bo kwisubiraho akomeza bare 40 ukagira ngo ninjye watumye atangira kubara 50 60 arambwira ngo genda ugura umugati w'abana ku mutima ntiwanshubije kongera kubwiriza kuba aribwo nabwiriza neza ahita abwira umushoferi ati uyu mukozi w'Imana umutahana umugeze mu rugo nicaramo nibuka ko ari ubwa mbere ngiye muri vewiti ngeze kuri supermarket mbwira shoferi nti ndashaka kugura umugati w'abana ntiyarazo yagomba guhagarara aho ushatse wagize ngo imodoka bakihagarara abakozi bo muri supermarket baza birukanka amanura ikirahuri ati boss tubahiki nimuzane bureba marigarine ntabwo nigeze mvamo nangahe ndabara hasahuka nk'igihumbi ntako nagatipu kawe yo nageze muri quartier vewiti yarahagaze mpamagara madamu ntohereza abana baze batware ibi kuki ndi kubivuga nukugira ngo nkubwire ngo buretse kwiheba biracyasho dusoreze Yobu muzi ibyo yanyuzemo ariko byarangiye Imana imwunamuye yageze ahavuga ngo nigira imbere sinyibona nasubira inyuma nkayibura iburyo n'ibumoso iranyisha ariko izi nzira nyuramo nimara kongerageza nzaba meze nk'izahabu ba Elifazi bagezeho bamushinja ibyaha ariko imwunamuye baraza bamutura amaturo bamwikubita imbere noneho mu nkundire nsoreze ku buhamya nk'ishimwe ry'ubukwe Imana yakoze ibindi nzabivuga ikindi gihe ubukwe bwapfuye reka mbureke ngewe njya gusenga nsaba Imana umudamu ntago nigeze nisondeka nayibwiye umudamu ushaka nayibwira ari umudamu umeze gutya reka mbabwire kimwe mu byo nayisabye ku mudamu wanjye nabe zamu umudamu ufite intoki ndende ariko zitananutse harabarebye kuzamu ndende ariko zitananutse
muhumure hari n'abakunda izinanutse nge nashaka gufita intoki ndende ariko zita njya kubwiriza ahantu rero yasengeraga yari umuririmbyi n'ubu ni umuririmbyi yewe ni na dirigente hari igihe turirimba indirimbo turirimbye nabi ntinumubwira nabi turabonana nidutaha noneho dukomeze ahagaze imbere sinzi ukuntu yarambuye amaboko amaso sabereho kureba koko mbambonye intoki ntuwite zirasi za ntoki nagusabye ubwo atari cyo cyari cyanjanye ariko nari nzibonye mba ndazibonye ariko sinahatinde ariko mba nagize gute turasoza amateraniro barambwira ati watubareye ku wundi umunsi w'amasesho ukazagaruka nta kibazo nsubirayo mu by'ukuri ntabwo ari icyo cyari kibizanye ahubwo ni bya bindi Imana ishobora gukora ibintu ifite aho izanyura turimo dusenga Imana imbwira ko papa we afite ikibazo cy'uburwayi kandi koko afite icyo kibazo arambwira ati by'Imana ikubwiye nibyo koko papa afite ikibazo cy'uburwayi ahubwo wanyemerera ukampa nimero ukazaza kumusengera ndabana ubu ntiwabona nari inzira Imana inyuzemo kugira ngo noneho numva azatinda kumpamagara mpita mubwira nti wampi yawe kugira ngo numpamagara nazakubaza ngo urinde kandi ari njye wayiguhaye ariko kwari kugira ngo nimbona atinze abarese mumeze mute muraho se mbona haciyemo umunsi umwe mbona yatinze kandi ari umwe ndamuhamagara mwaramutse si papa yaramutse turumva nyine nanyuze kuri papa ko ari wari urwaye ameze neza ntiya mukomeze murwaza ubukira kandi mugira akazi keza sinari nzi niba nakagira ariko narakamwifurije nako murogo se sakazi nuko byatangiye rero reka simbuke byinshi aho yasengeraga bamenya yuko mutereta kandi hari undi musore usengera mu rusengero rwabo nawe umushaka uwo musore umushaka acuruza amatewusi ngewe umushaka ngenda na Bibiliya gusa kandi ba nyiri urusengero bashaka ko ashakana n'umusore wa matewusi ndabimenya ndavana ikibishobora n'ifi nta faranga mfite ariko ndapfukama azajya ajya muri matewusi nanjye mfukame mu butayu umva uko nasengaga rero nkabwira Imana madamu yitwa Tuyishime Rusi Imana ndakwinginze Tuyishime Rusi nazajya abona uriya musore ajya abona asa n'ingagi nandeba mbone ndi uwa mbere ku isi kandi ukazabinkora nzagushimaho kandi bino bintu birakora kimenyetso cyuko se yabonaga ndi uwa mbere bunsi nigeze mubaza nese mbwira buriya wambona gute arambwira ati reka ubwize ukuri nkubona bwa mbere ati nabonaga uri nk'umwana wo kwa minisitiri Ngero hari ibintu mwite uzi ko muri Ezekiyeli haravuze ngo dore nkukuyeho amabyi y'abantu niko birivu dore kukuyeho amabyi y'abantu biranditse muri biri uzi ko umuntu agusiga umwanda neza kandi atagukozeho none se sinamu tubyaranye gatatu none navuga Imana Tuyishime ajya abona ameze nk'ingagi abona arahengamye nambo nabone ndi uwa mbere mu basorazi noneho rero kugira ngo tuze ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu haleluya babonye byanze wari umuyoboye ati rero ikimenyetso cy'uko mutazabana nuko atazabona inkwano nsimbuke byinshi arabimbwira ni nta kibazo reka dusenge ndabyuka mubwiye kuwa gatanu kuwa mbere tuza gusenga hari ministeri yitwaga Ezobo yabaga hano Gikondo tuza kuyisengeramo Imana irambwira ngo ikimenyetso cy'uko ngukoreye ubukwe ngo haye dufaranga dukeye ndabyizera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu mbona telefone irampamagaye umuntu arambwira ngo waje ugasengera abana banjye ndagira ndabasengera arambwira ati banyigishije gukora umugisha ku bakozi b'Imana wambabara nkagutegera moto gutahana nta kibazo ama 45 ngo ntege moto ntekereza ibindi nijoro Imana irambwira ngo ayo mafaranga sayo kugura imyenda n'ibindi ni ikimenyetso cy'ubukwe bitamuhagarashe nti kuwa gatanu nzaza gufata irembo
inkwano warayibonye se ntihumura neme gukwa 500 nta kintu na kimwe mfite uretse ijambo Imana yavuze nuko kuwa gatanu nshaka abasaza baragenda bamfatira irembo kuri 45 nsaguraho 5 byonyine mfashe irembo mu kwa kabiri 2012 ngiye maze imyaka 11 n'imariye nuko nsagura 5 iryo joro rero nibwo naraye nibaze mfashe irembo mu kwa kabiri inkwano ngomba kwitanga mu kwa 4 ubukwe ni mu kwa 6 iryo joro ndibaza ntizibu nzayikuraho nta na materiel ngira ijwi rikambwira ati humura wowe so bukwe n'umudiyakoni muri ADPR nyoko bukwe n'umudiyakoni kandi baragukunda umukobwa arakwemera nuburi inkwano muzandikirana bamugukopa ujye ubaha make twarabaye kumbi iri mu ijuru ya yindi yatabaye uriya mupfakazi yamenye ko natangiye kwiyorohereza kuwa gatandatu saa 11 ngiye muri korari mbona telefone irampamagaye umuntu arambwira ngo ndakuza ariko we ntabwo nzi uri hehe ndi kujya muri korari arambwira ngo mote wafata mote kakugezaho ndi kwita gusubizayo ni nta kibazo mote iranjyana ngeze iwe mu rugo arambwira ngo twahuriye ahantu 2008 urimo kubwiriza Imana igukorera murampanurira none byarasohoye nari narakubuze hari icyo umwuka yambwiye gukora mbona yinjiye mu cyumba azanya akantu k'akamvirope buriya bashyiramo amasukari y'ibiro arambwira ngo Imana yambwiye kirimo aha ngaha arakampereza ati kandi singutinze ku mutima ntahubwo uri kuntinza ati ngaho genda nireka ngusengera isengesho rimwe ntuwiteka nibyo utarakora biramukireho mu izina rya Yesu mitambwira motari ntiburetse kujya ku rusengero hitira mu Kiyovu cyakagugaho nabaga numvaga ntari buze gutuza ntamenye ikirimo ndagenda ninjira muri kakazu ka shamburete mfata kameza nari mfite kaboshye k'ibikangaga ndafata nsukaho ndabara nsanga yashyizemo 510 y'amanyarwanda nibwo bwa mbere nari mbonye amafaranga menshi ijwi rihita rimbwira ngo abajura bose b'i Kigali bakubonye ntago uri buze kubakira mitavana ndabigeza gute mfata umwanzuro wo kutayasiga mu nzu njya muri korari nyajyanye we wayasigamo nubona umudamu cyangwa umukobwa asohotse mu rusengero agasiga ishakoshi ujye umenya ko nta kirimo ndagenda ngira umugisha asanga repetsi irarangiye bati perezida ngo niduha amatangazo ntejo mwese muzazinduka utazazinduka ntazaririmba muhaguruke dusenge barahaguruka turasenga muri mbyara zambaza se perezida ko mbona ufite imiti uvuye kwa muganga nari maze iminsi ifite umutwe umereye nabi iyi ni imiti bamaye okay wamubwira ko ari amafaranga abagambaniye Yesu si abanyedini uwiringira umwana w'umuntu agira gute kandi none icyo kibazo ntabwo ari indwara Yesu agikemuye ntabagukoreye umuti erega murarwaye mubwire ngo urarwaye nubwo useka ariko urarwaye ahubwo uyu mugoroba Imana igukorera umuti ariko berega murarwaye noneho rero ubu bamwe ibipimo byazamutse kuri 20 na zingahe n'amashuri ni nayo tariki bamwe bishyurira amazu ubu bamwe isukari ariko Imana ibakorera umuti ndataha mureke mvuge ntuje dusoze dutahe ndataha urumva inzu ya 15 nasanze gukomera k'urugi biterwa nayo wishyura buryo urugi ruri ku nzu y'100 sirwo rugi ruri ku nzu 50 ziba zitandukanye urwange rero rwari ingunguru barambuye bashyiraho agapata ntiyari kari agapata nakingishaga n'ingufuri ijwi rikambwira ati abajura nibaza ntibari busenye ni kano kugi bari butere umugere ndavaye ntacyo bitwaye nanjye ndayirindira umutekano yaramvunye umve ko ari mita nkura kamatera muri chambrette hirya ndakazana ntegereza ku rugi dore uko naraye amafaranga nayaraje mu kwaha umutwe nkuraza ku rugi meze gutya noneho mu gicuku umuturanyi reka azakingura urugi rwagiye hanze ngire ngo n'urwange basunitse ndacyari maso sindasinzira mutibaca mwebwe icyambwiye ko navuze cyane mu gitondo barambajije ngo ninde wabwiraga ko utarasinzira ni abaturanyi ba buretse kwiheba biracyari namwe nimuseke namwe bizababaho
ubu hari igitangaza Imana yagukorera ugashutuka wageze majerwa kandi utaha n'igikondo ugenda wivuye sinjye warose bucya nkuraho 10 yanjye andi 500 ngura ka envelope karabashiramo impano nyashiramo ubu nijya gusenga nyajyanye murabona ko ari akorari yicara naragiye nshyira munsi y'intebe baduhamagara kuririmba mbo ndavuga ninjya kuri mikoro sindabanyareba neza kuko ijwi ryarambwiraga ati nabo mu rusengero bariba ngira dirigente ntago uyu munsi njya kuri mikoro ndashaka ashaka guhagara kuri dan arambwa ati numva ijwi ritameze neza yewe hereza abandi ariko kwari kugira ngo ndirimbiraho nyacunga dore nakoraga dance ameze guri ijwi rikambwira ngo ndubona protocol agiye arabagiye kuyatwara uhita umanuka nukuri yo hagira ujyayo nayo guhita umanuka ntisika noneho rero mureka dushimira Imana ko bishoboka uruwera duhaguruke Imana ibyaremwe byose bigushime uruwera Imana ibyaremwe byose bigushime uruwera Imana ibyaremwe byose bigushime tuzamuye amaboko yacu cyubahiro n'amashimwe n'ibyawe tuzamuye amaboko yacu cyubahiro n'amashimwe n'ibyawe tuzamuye amajwi yacu tugushima twerekeje imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzamuye amajwi yacu tugushima twerekeje imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzamuye amajwi yacu tugushima twerekeje imitima yacu mu nzira zigana i Siyoni tuzanye iminyago turayikuzaniye tuzanye iminyago turayikuzaniye haleluya tuzamura amaboko dushimire Imana haleluya ninde wareberaga Moridekayi ku irembo agatekereza ko azavamo icyo yavuyemo ninde warebaga Yosefu mu nzu y'imbohe agatekereza ko azavamo icyo yavuyemo ninde wakurebaga uko wari umeze agatekereza ko uzavamo uri mu uyu munsi birashoboka ko nuko bakureba uyu munsi babona ntacyo uzavamo ariko icyo uzavamo ntigihishwe mu maboko y'abantu icyo uzavamo ntigihishwe mu buzima ubayemo icyo uzavamo gihishwe mu mugambi wiyaguhanze utaraba nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babibiye humura Yesu ari ku ngoma nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babibiye humura Yesu ari ku ngoma mpagaze ku manga
vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo umuntu mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo umuntu mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo umuntu mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe nabutaye udakuramo umuntu nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babwibiye humura Yesu ari ku ngoma nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda ntabwo babwibiye humura Yesu ari ku ngoma nagira ngo nutakariza Imana icyizere tugiye gusenga ibyo bihuri Imana iraje ibihindure Baba we Seno fatonda radra manu himbazwa kuri Imana inyuranye ibihe n'imisi uri Imana igihindura ibihe abantu bagahindura amagambo haleluya atari satota fotando radra alendra sikotera fotando radra himbazwa Yesu himbazwa alenda se Yes.
uhagaze de la zola a la foladra etoda da la zarawa endofato de la zarawa mumafuya ni musi izuari oh ineza y'umukunzi wanje akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje dusubiremo mu mafu yani munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanje akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanje. uzi ko Imana imbwiye ngo hari abantu bagiye gusoza kuno kwezi kwa 9 Imana yabaremeye amashimwe kuno kwezi kwa 9 hari abantu bari gusoza bafite amashimwe nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira nanjye nzibera nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira ingoma yawe ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe buzahoraho nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira. Imana itanze akazi muri iri teraniro Imana itanze akazi muri iri teraniro kandi Imana irembwiye ngo hari abantu ikijije indwara muri iri teraniro n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. hari abantu Imana yishuriye amadeni muri iri teraniro hari abantu Imana yishuriye amadeni watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro abo yabereye ibyiringiro dutere haleluya haleluya aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana. Hallelujah!
mana nziza, Hallelujah. tugushimiye ko hari ibyo ushoboye uyu mugoroba. Biracyashoboka ku babyeyi, biracyashoboka ku bagabo, biracyashoboka ku basore, biracyashoboka ku bakobwa, biracyashoboka ku itorero, biracyashoboka ubwo tugihumeka, biracyashoboka. Turagushimiye, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi. Gusenga kwanjye kuku